guteteshwa n'uri kugirira nabi mugenzi we aba yumva ibyo arimo gukorerwa ari byo bimukwiriye, kuko aba yumva ariko bizahora bitewe no kwikunda. Ariko bibaze ngo iyo bihindutse bimugendekera bite, we azitwara ate mu gihe uwo yarashigikiye ibyo bimurangiranye? Wibaze nanjye nibaze ngo kubera iki? Uhise wibaza impamvu nisira mvugira ijambo ni umuntu uri guteteshwa n'uri kugirira mugenzi we nabi aba yumva ibyo arimo gukorerwa ari byo bibakwiriye, kuko aba yumva ariko bizahora bitewe no kwikunda. Ariko wibaze ngo iyo bihindutse bimugendekera bitewe azitwara ate mu gihe uwo ashigikiye ibyo bimurangiranye? Wongere wibaze nanjye nibaze ngo kubera iki? Aka kanya uhise wibaza ati siri ijambo rivugiye iki? Ese kubera iki ari ryo ahise avuga? Abitewe n'iki? N'iki kibimuteye? Icyo kibazo buri kwese kibaza mu mutima we, n'abandi bahise babyibaza mu bwonko bwabo. Ariko reka twibuke gato mu gitabo twasomye cyitwa Animal Farm. Ahangaha reka twibukiranye ku nyamaswa yitwa boxer. Iyi nyamaswa yitwa boxer muri iki gitabo cya Animal Farm twabonye kigendeye kuri Russian Revolution, aho aba bagabo bari bahanganye Leo Trotsky n'uwo bise Joseph Stalin. Aka kanya iyi nyamaswa yitwa boxer yabonye ingenzi zazo zirimo zirengana. Yari inyamaswa y'indwanye cyane, mbese ni ukuvuga ngo yari iyoboye izindi ngabo. Ariko muri icyo gihe yabonye inyamaswa ngenzi ye ariyo bise Snowball iri mirenganwa. Yari afite icyo kuvuga kandi izindi nyamaswa zikamukurikira kuko yari iyo ndwanye ikomeye kuruta izindi zose. Ariko ntacyo yavuze, yanicecekeye kuko yabonaga we ntacyo bimubwiye. Ugiye kwirukanwa atari we, ako kanya Snowball abe yirukanwe muri farm, aba arasohotse. Nyuma yo kwirukanwa muri farm, uyu boxer we yahise yifatira icyemezo, arangije aravuga ngo I will work harder. Nyuma yo kuvuga ngo I will work harder, kandi yageretseho n'irindi jambo rivuga ngo always Napoleon is right. Ni ukuvuga ngo yavuze ko umuyobozi wabo iteka ryose ahora mu kuri, we ko nta mwanya afite wo kuzahangana cyangwa se ngajye mu bindi, icye ari ugukora cyane famu zigatera imbere cyangwa se ibikorwa byawe bikajya imbere. Ubwo ni ukuvuga ngo abari bashigikiye Joseph Stalin, umwe muri bo twagereranya na boxer, yaravuze ati ngiye kuba Stalin yakwirukana uwo bise Leo Trotsky cyangwa se yamumenasa agahunga agatakaza igihugu kandi twararwananye, ibyo ntibindeba. Ngewe icyanjye no kumenya ibindeba gusa. Ariko aka kanya nyuma se yuko boxer ihuye n'ikibazo ikavunikira ku rugamba, yamara kuvunikira ku rugamba noneho akugira ngo nayivurwe igatereranwa, byagenze bite? Reka turebe ngo niki kiza gukurikira. Ahangaha muze gutega amatwi neza kugira ngo uze gusobanukirwa niki kijya mbere. Iyi nyamaswa yitwa boxer amaze kuvunikira ku rugamba, kuko icyo Napoleon yarayitezeho kitigeze kiboneka, yaravuze ati buriya iyi nyamaswa icyo nari nyitugiye nuko yahatiraga izindi nyamaswa kunkorera no kumurekera, ariko muri uyu mwanya iravunitse ntigishoboye gukora, irasabye ngo ijye mu kiruhuko yitabweho. Ntago yigeze ibyemererwa, kubera ko uyu Napoleon yahise abona ko ubwo irabigiye mu kiruhuko izasobanukirwa byinshi, kubera ko itari gukora ibona uburyo izajya itambutsa amagambo cyangwa se no kugumura izindi nyamaswa kubera ko ziyubaha. Icyakurikiyeho ni igihe yahise ijyanwa kugurishwa, bahita bajya kuyibagamo brushete bayijyamo mushikake. No kuvuga ngo ibyo yaruhiye byose, ibyo yarwaniye byose, n'uwo yashigikiye, kubera ko umusaruro yari amwiteze atakiwubonye, ahembwe guhita yicwa. Ako kanya nawe wibaza ngo ese kubera iki batayihembye kugira ngo ivuzwe, ahubwo bakayihemba urupfu? Wishira umurozi akakumara ku rubyaro. Uko niko bimeze. Ibi bintu mu buzima busanzwe turabivuga dute? Mu buzima bwawe bwa buri munsi ntugatererane mugenzi wawe arimo kurenganwa cyangwa se arimo kumenerwa amata n'uri kugukamira wowe muri uwo mwanya, kuko uri kugukamira ako kanya ni kubw'impamvu z'ibyo agukeneyeho muri uwo mwanya. Uwo nguwo ubona gufashe neza, uwo nguwo ubona kwigizeho inshuti, nuko hari umusaruro agutegerejeho, nuko hari ibyo ashaka ko mukorera. Ariko kandi uri kubona ari guhemukira abandi ubireba, wowe ugaceceka ndetse kumva ko wowe biguhaye amahoro. Umenye ko mu gihe utagishoboye kumwuzuriza inshingano y'ibyo yaragukeneyeho, ni wowe uzakurikiraho. Wowe ntuzabona amahirwe yo kumenerwa amata, nuko Snowball yabonye amahirwe yo kwirukanwa mu ifamu ajya gushakira ubuzima ahandi, ariko witwa boxer we ntiyayabonye, ahubwo yahisemo kwicwa. No kuvuga ngo ayo mata urimo gukamirwa n'urimo kuyamenera abandi, wowe umenye yuko umunsi uzaba utagishoboye kugira icyo umukorera, wowe ntuzagira ayo mahirwe. Kuko iyo ukorana n'umurozi mukaba muri abantu bafatanije,
igihe agutumye kumurugira mugenzi we ukanga kubikora, urubyaro rwawe nawe ubwawe arakumaraho. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose ntugatererane mugenzi wawe igihe cyose ari mu mage. Nubona mugenzi wawe afite ibibazo bikomeye ntukamutererane, kuko igihe wamutererana uzamenye ko ejo wowe ari wowe ukurikijeho, kandi wowe nugerwaho ntuzagira amahirwe nk'ayo yagize bwa mbere. Ni wenda we waramuruze arivuza arakira, ariko wowe nawe ugutera uzahita upfa. Ni ukuvuga ngo ugahishira ikibi kimutajya mwibuka ko umuntu ari nkundi. Kubera iki? Aka kanyise wibaza byinshi mu mutima wawe. Umeje kuguha ikaze. Iyi ni 103.5 Capital FM Fresh Hit for Kigali. Ni Titus Innocent mu kiganiro. Kubera iki? Intego y'ikiganiro mu bwishuri byahishwe amaso y'abadashaka kureba kure kandi barora mu buzima bwa buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Hari byinshi tugenda ducamo, hari na byinshi tugenda tubona ubwacu. Hari ibyo turenze ingohe, hari n'ibyo turebesha amaso yacu tugaceceka. Ariko mu buzima bwose uzacamo bwa buri munsi, ntukemerere mugenzi wawe karenganya mugenzi wawe ureba kandi ufite icyo wakora kubwo buzima bwe. Ni ukuvuga ngo ukwikunda kwa buri muntu wese kumugiraho ingaruka igihe cyose atakibikoze. Aka kanya uribaza uti se ibi bintu birashoboka? Bishoboka bite? Reka turebe ngo noneho niki gikurikira. Kubera iki tuvuze ayo magambo? Aka kanya impamvu bira byose byabaye, uwitwa Napoleon yaragize ishyari, agira ishyari rikomeye cyane byo kumva ko uwo bafatanije urugamba ari we Snowball. Ako kanya tanze igitekerezo cyiza cy'inyamibwa, ariko kubwo kwikunda kwa Napoleon abonye ko abaturage kuba atari we watanze icyo gitekerezo ngo abari we babona nk'umuhanga mu buzima bwe, ako kanya bimubabaje, agiye guta agaciro imbere yabo yishyizeho hejuru. Niko gufata icyemezo cyo guhita yica cyangwa se yirukana ngenzi we. Ni ukuvuga ngo ahita yirukana Snowball kubera ko atari we watanze icyo gitekerezo mu buzima bwa buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Hari abo mufatanije mu kazi, hari abo mukorana umunsi ku munsi, ariko iteka byose wabonye ukora byiza barashaka uburyo kiwe wavaho cyangwa se ibyo byiza bakabikora, ariko kandi ntibabishoboye kuko umutima wabo wuzuye ikibi. Nta giti cy'ipera kigeze cyera indimu, nta n'ipapayi yigeze yera amahwa. Ibyo bintu ntabwo uzigera ubibona, ntabwo uzigera ubona ironje yagiye kwera mandarena, ntibishoboka. Nta n'igihe uzigera ubona igiti cy'inturusu cyahise gihinduka umuvumo. Ibyo bintu ntuzigera ubibona. Umuntu n'uwo ari we ireba meme, ibyo bintu ntuzigera ubibona mu buzima bwawe. Ariko uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo cyangwa se izina ryitwa umunyeshyari. Iyo bavuze umunyeshyari wumva iki? Aka kanya uhise wibaza byinshi, uravuze ati se umunyeshyari ni iki? Ariko reka turebe, iyo bavuze ijambo umunyeshyari ni izina riva ku ijambo ishyari. Nanone iyo bavuze umunyeshyari ni ukuvuga ari umuntu ugira ishyari. Uyu muntu mu buzima busanzwe uzamubwirwa n'iki? Ese ishyari ni ryiza cyangwa ni ribi? Aka kanya uhise wibaza icyo kibazo. Iyo tuvuze umunyeshyari cyangwa se tukavuga ati ishyari, wumva iki? Uyu muntu ugira ishyari ni umuntu mwiza cyangwa se ni mubi? Hari ishyari ryiza, hari n'ishyari ribi. Ariko mu buzima busanzwe bwa buri munsi, umunsi ku munsi, isaha ku isaha, iyo twumvisha umunyeshyari aka kanya turahita twumva wa muntu ugira nabi, kuko ishyari ryiza ntawe ribangamira. Aka kanya uvuga ati se abanyeshyari ni igiki? Aka kanya ndagira ngo nkwibutse ko cyangwa se ngumenyeshe ko ugiye gusobanukirwa niko ugomba kwitondera ku munyeshyari. Ese uyu munyeshyari niba mu bantu uzamubwirwa n'iki ko bitoroshye guhita usobanukirwa umunyeshyari? Nge mpari ku bwanyu kugira ngo bafashe kugira ngo musobanukirwe byinshi byihishe inyuma y'ibi bintu. Nubwo twatangiriye ku nama, aka kanya reka nze turebe ngo niki gikurikira. Ese nawe ubwawe aho ngaho huri ukomeje kudutega amatwi cyangwa se uracyadukurikiye muri iki kiganiro? Tudatinze reka twihute turebe ngo mbese ibi bintu bizarangwa n'iki. Ese uyu munyeshyari uzamubwirwa n'iki ku buzima bukaze, ku bintu bitoroshye? Uyu munyeshyari agira ibintu byinshi bigiye bimuranga, ariko nibura tugiye kureba uburyo bugera muri 13. Ahangaha turakora igice cya mbere, niturangiza tubahereza umwanya namwe mutange ibitekerezo. Dore ikintu cya mbere, nushaka ufata agapapuro cyangwa ugira ahantu wandika kizakwereka umunyeshyari. Dore ikintu cya mbere kiranga umunyeshyari, abashaka kumenya buri kantu kose kishutiye. Ni ukuvuga ngo umunyeshyari muri kumwe iteka ryose azaharanira kugira ngo amenye akantu kose kaguherereyeho, ubishaka utabishaka arakwinjira bishoboka. Ntabwo akeneye kumenya ibyo wamwibwiriye gusa, reka akeneye kugira ngo amenye n'akandi kari inyuma yawe, mbese akumenye wese. Iyo ni ingingo ya mbere, nubwo turi buze kugenda tuzisobanura nyuma. Ingingo ya kabiri uriyo izaranga umunyeshyari, uyu nta buri inkuru akuzanira kugira ngo amenye byinshi kuri wowe. Umunyeshyari iteka ryose ahorana udukuru tutarangira kugira ngo amenye byinshi kuri wowe, kandi noneho iyo akuzaniye utwo dukuru, iyo utangiye kuvuga aragutega amatwi cyane, arakumva, arakumvira.
igihe ushatse kurekera ahita guteramo akandi kajambo gatuma wivamo. Mbese ni ukuvuga ngo afite byinshi, afite tekinike nyinshi. Ni umugizi wa nabi wabitojwe kabuhariwe, si yabitojwe ahubwo yarabivuga biri mu maraso. Mbese ni impano yahawe kugira ngo umwigane wowe byakugora udafite umutima w'ishyari. Indi ngingo ya gatatu izakumenyesha umunyeshyari ni iyi: iyo wageze ku byiza muri kumwe niwe ubyina cyane, yitangazwa mu buryo budasanzwe, ashaka ko no kwitegereza, akitegereza ikintu wabonye. Niba ari akantu runaka wabonye, uwo nguwo niwe ukitegereza cyane. Icyo kintu wabonye akagutanga kubona inenge yacyo cyangwa ibyiza byacyo. Ni ukuvuga ngo iyo abonye gifite inenge arishima cyane, ariko iyo abuze inenge ntiyasinzira, araribwa. Iyo ugize ibyago akugirira ishyari ribi. Iyo wabonye ikintu we atiteguye, ataniteze guhita abona vuba, ahita yumva yakora ibyo ashaka, cyangwa se ibyo aribyo byose ngo uveho cyangwa ukibure. Uwo ni umunyeshyari. Dore ikindi kintu cya kane kizakwereka umunyeshyari, kizamuranga: agira akarimi keza, umutima w'ubugome. Reka dukomeze noneho twibaze ngo mbese niba agira akarimi keza, umutima w'ubugome, ibi ngibi wabibwirwa n'iki? Ese nawe uduteze amatwi? Ese nawe urabyumva? Reka igice cya mbere tubanze dusobanura ibi ngibi bya mbere, none turangize gusobanura ibice bya mbere, turangize dukurikizeho ibindi bice. Ariko uyu mwanya nawe hari icyo wibaje mu mutima wawe, hari igitekerezo uhise ugira akantu kanya: ese uyu muntu uramubona gute? Reka mubwire ngo guturana n'umunyeshyari ni uguhura n'ingorane ikomeye cyane utabona uko wasobanura, kuko kumubyariraho abana arabavuna akabakorera bya mfurambi, keretse umubyariyeho ufite ubumuga, naho uwuzuye muba mugiye guhangana. Mbese ni ukuvuga ngo kuba ubyaye umwana mwiza wujuje ibyangombwa byose, wagira ibyago akavuka afite agasura keza biba bijimye, ni ukuvuga ngo ako kanya ahita abona yuko wowe umwizamuyeho. Ujya kubyara ntiwahisemo umuzabyara, ariko ako kanya muhise mugirana byifu yuko wowe wabyaye abana bavuga ko ari beza. Ugize ibyago hari umuntu waza akavuga ati aba bana ni beza, we akabataka nawe harazi ngo ni inshuti zawe. Ako kanya idataha umutima wamwishe, ugushinja ugiye kumuvamo. Ayiwe mbega umuneshya, uyu ni umunyeshyari. Ni ukuvuga ngo iyo ntambara ugiye kurwanya ni kuyihe mpamvu ugiye kurwana n'ibyo utagizemo uruhare. Irinde kuba umwasama ku muturanyi wawe igihe ubonye ko kimwe muri ibi bimenyetso tumaze kubabwira n'ibindi turi buze kubabwira abifite. Irinde kuba umwasama ku muturanyi wawe igihe ubonye ko kimwe muri ibi bimenyetso tubabwiye cyangwa se n'ibindi turi buze kukubwira abifite. Ese aka kanya uyu muntu nawe waturanye nawe, nimvuga guturana aka kanya buriya ubwo ntabwo uzi ikindi kintu kiri buze gukurikiraho. Reka mbahereze umunota umwe ku murongo wa telefone ku bantu b'ingwakuzi, ntabwo dutinda kuri iki gice cya mbere. Wibaze ngo ese niko ukuyemo, niko ubonye, niturangiza dukomeze n'igice cya kabiri. Namwe mugenda mutubwira ngo turi kumwe namwe cyangwa se turacyakomeje. Reka nze turebe ngo niki kijya mbere. Reka banze nitabuye wa mbere wahageze. Alo, waramutse neza? François aho ngaho Kicukiro rwose uri umwambasaderi mwiza, jye mugize umwambasaderi. Urakoze cyane, dufite amasegonda make turongera dushyireho undi mwanya. Hari akantu nifuzaga kugusaba by'akanya gato. Yego. Ni ukuvuga ngo kino kiganiro turagikurikira, ariko iyo kirangiye bavuga ngo abo cyashitse bajye kuri YouTube. Yego. Siko abantu bose baza kuri izo mbuga nkoranyambaga. Utajya ku nkoranyambaga azajya akurikirana buno kino kiganiro, abizi ko gihoraho kitavaho. Nifuzaga yuko wenda nka kabiri mu cyumweru. Wenda nko kuwa gatatu. Ubwo tuzabitekerezaho n'abayobozi banjye. Sawa, urakoze cyane. Okay, nimero ya telefone rero ku bantu mudafite nimero ya telefone y'iyi radio ni kuri 07 97 37 34. Reka tugende tubitaba 07 97 37 34. Aho ngaho rwose tugiye kugenda twitaba ku murongo wa telefone. Ni amasegonda make cyane, abahageze tugiye kugenda twumva ni gute bimeze bite. Hello. Yes. Ni Placide gukurikira nkora hano Nyabugogo. Okay, Placide nawe kabisa uri inshuti yacu akadasohoka. Yohana turagukurikirana tugwaye kaze kandi komeza ubwira abo banyeshari katari beza bahindi. Cyane rwose urakoze cyane. Okay. Turakira telefone imwe niturangiza tube dusubike, kuko ubwishi bwanyu ntabwo bwatwemerera kugira ngo twebwe tubone umuntu. Ronga tubamwana. Hello. Yes.
Alo? Yes. Nanjye nitwa Murekezi Immaculée mperereye mu Bugesera. Yego. Ibyo bintu rwose bireze nibyo byeza mu makaritsiye rwose ibyo uvuze rwose turabibona cyane. Urakoze cyane. Okay, reka tube duhagaritse telefone abandi mwihangane turabwongere kuza kubakira. Abantu muri benshi ariko nyine iyo watinze uba wacitse. Reka twongere tuze kubakira mu nyuma. Ndabizi ko muhari. Uyu munyeshyari rero dutanga igice cya kabiri. Reka tumaze kubona ibiranga umunyeshyari. Tubona ko umunyeshyari ni ijambo riva ku ishyari. Ariko uriya munyeshyari akaba ari umuntu ugira ishyari ry'ibi muri societe ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu mwanya tumaze kuvuga ngo guturana n'umunyeshyari wowe ugize ngo ni wa wundi muturanye gusa aho ngaho mu gipango. Oya, si uwo nguwo gusa. Ako kanya uhise utekereza ubwo mu rugo gusa. Wibagiwe abo mubana mu kazi. Yarakubonaga nk'utagira icyo umaze mu buzima bwe, yarumvaga ko ubuzima bwawe ntacyo uzimarira, nta n'icyo uzagezaho, uzahora uri imbwa. Icyo umaze ari uko bakongeza bamusize. Ni ukuvuga ngo ako kanya niba yarakubonaga uzaba imbwa, ako kanya barakongesha umushahara, baramusize kandi ari we wiyumvaga ko ari we bakwiriye kongeza. Ni ukuvuga ngo umunyeshyari aba yumva ibyiza byose ari bwo byajyaho. Ako kanya rero niba